Bakunzi ba Mutesi TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Turagarutse kugira ngo dusengere abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Natekereje kuri iki kintu numva ngomba guha inkunga y'amasengesho umuntu wese unyumva afite ikibazo, ndumva nshaka kumutera inkunga y'isengesho. Kandi risengesho ndi kumva uwizera Imana akayizeza umutima wose, ndi kumva iri sengesho rishobora kugira icyo rimufasha, rikagira icyo rimumarira, rikagira aho rimuvana n'aho rimushyitsa. Ndi kumva rero nshaka kubana n'abantu bafite ibibazo bitandukanye. Hari ababyeyi batwite inda zarengeje igihe. Hari abakobwa bazinzwe ngo batazashaka abagabo. Hari abagore bafite ingo zabananiye, Satani yatangiye kuzanamo ibice n'imivurungano. Ndi gushaka gusengera abantu bafite ibyabo byanyazwe, hanyuma barangiza bakabona ahantu hose bashakaga kunyura hari inzugi zikinze. Ndashaka ko dusaba Imana urufunguzo rwo gufungura izo nzugi kadukingurira. Ndi kumva nshaka gusengana n'umuntu wese ufite ikibazo icyo ari cyo cyose. Hari uburwayi bukumazeho igihe, hari umuntu urwaye abadayimoni byarakaze byaramubanye ikibazo, ariko ni wizera. Haleluya! Ni wizera Imana y'amahoro iragira ikigufasha, ikiguha, ikuremera ubundi buzima bushya, iguha iby'umutima wawe ukeneye n'iby'umubiri nabyo. Tutarasenga ndashaka kugira ngo dusengere muri iri jambo. Mwene data unyumva, musaza wanjye unyumva, murumuna wanjye unyumva, mukuru wanjye unyumva, ba mama ba nyogokuru, abantu bose bumva bafite ikibazo cyabananiye, cyaburiwe umuti, cyaburiwe igisubizo, ndabinginze musengane Imana nanjye kandi muyigirire icyizere. Njya mbwira abantu ngo gusenga n'ukwanjye, ariko iyo wizeye Imana y'amahoro nayo irakumva kandi ikaza gusubiza igisubizo cyawe, igisubizo cy'ikibazo cyawe. Imana yacu turengere. Tugiye gusengera muri iri jambo ryo muri Zaburi y'102, umurongo waho wa 2 n'uwa 3. Ubundi twataka isengesho ryo gusenga Imana. Hari umuntu uryamye mu bitaro amazemo igihe kinini cyane, hari n'umaze igihe kuri bomboni. Bene data, nimuze duha agaciro Imana yacu, kuko ifite ububasha n'ubushobozi bwo gukiza, ikazura ibyari byarapfuye. Ibyawe byapfuye Imana irabizura, ibyawe byanyazwe Imana irabikugarurira, ndetse ikanabikugarurira yakuvunjiye. Umuntu bita Yobu yanyazwe ibye abiburira mu kakatsi, Satani yamugambaniye ngo Imana ibimunyage. Ariko ndagira ngo mbinginge mbabwire bene data, Imana yagiye kubimuzanira, irongera iramukubira, noneho imuhanga ibiruta ubwiza ibya mbere. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka dusome Zaburi y'102, umurongo wa 2, haravuga ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Ntumpishe mu maso hawe ku munsi ntakira, ku munsi w'umubabaro wanjye. Untegere ugutwi ku munsi ntakiramo, unsubize vuba. Amen. Reka ndisubiremo nanone. Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Ntumpishe mu maso hawe. Uwiteka umva gusenga kwanjye. Uko niko Dawidi yavuze. Uko niko Dawidi yavuze. Aravuga ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye. Sawuli yamwirukagaho, ibibazo byaramubanye byinshi, byaramubanye umurengera, yirirwa higwa bukwari ijoro n'amanywa.
ariko arangije avuga ijambo rikomeye abwira Imana, kuko yari azi ko ariyo ifite imbaraga ziri hejuru y'ibintu byose. Haleluya! Aravuga ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho, ntumpishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye, untegere ugutwi ku munsi ntakiramo, unsubize vuba. Amena. Iri jambo ndari gutuye mwene data unyumva, musaza wanjye, mubyeyi wanjye unyumva, ngutuye iri jambo. Ndakubwiye ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'umubabaro wawe, Imana ikumvire kandi gusubize vuba, bye gutinda, ye kubiranzika. Imana igusubize vuba, Imana igusubize vuba. Mwene data ndakwinginze, Imana igusubize vuba. Reka dusenge Imana, dusengeye muri iri jambo. Ikibazo cyose waba ufite, mpagaze ku maguru yanjye abiri, niwizeze Imana umutima wawe wose, niwizeze Imana umutima wawe wose, Imana iragusubiza kandi vuba. Imana irakurengera, yiteguye kugutabara. Ubundi nitwe twabuze, nitwe twigirira ubunebwe bwo gusenga, ariko iyo ushirutse ubuto ugasenga, na cyane ko ijambo ryambwiye ngo yemwe abibutse Uwiteka ngo ntimugatuze, ntimukamuhwemere. Ariho yatanze urugero ku bw'uriya mucamanza n'uriya mupfakazi wahoraga ku rugi rwe, ahora amutitiriza amubwira ngo wambabariye ukandengera, ukantabara, umwanzi wanjye kandembeje, kamereye nabi. Natwe reka dutitirize Imana kandi dufite umutima wo kwizera. Ntucike intege, ahubwo bwira Imana ngo kuko nzi ko ubishoboye, kuko nzi ko ushoboye byose, nanjye nguhaye umutima wanjye, ndawukwizeje, kuko nzi ko ibi bintu byakemuka. Imana yacu iturengere. Tugiye gusenga Imana. Wamaze kwizeza umutima wawe Imana no gutumbira ijuru, kuko ari ryo ryabasha kugukuraho iyo migozi n'iminyururu Satani yakubohesheje. Ibyo byaha byakunaniye kubireka, Imana ikaza igaca iyo migozi yose. Ibyo bibazo byakurembeje, indwara zakurembeje, abadayimoni baguteye bakakubuza amahwemo, wa muntu wizeje umutima wawe Imana ko ibyo bintu yabishobora. Uko niko Yesu yabwiye impumyi ebyiri zije zimusanga, ziramubwira ngo mwene Dawidi tubabarire. Arangije arazibaza ngo mbese mwizeye ko nabishobora? Uko niko yazibajije, mwizeye ko nabishobora? Ibi munsaba, ibi muri kunshakaho, mbese mwizeye ko ntabasha kubahumura? Nawe izeze umutima wawe Imana, ubundi dusenga Imana. Tumbira ijuru, twubaha Imana, dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, Uwiteka gitara cy'isungwa na bose, Uwiteka gakiza kacu bwite, Uwiteka mahoro yacu, Uwiteka, 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 Uwiteka we, Uwiteka Jose no se penefore drestai. Turaguhamagaye aka kanya, Jesu nesiri tutaravenesire donai, Jozimere vore sairi votaya nirive, Jesu nezotere venesire nozirivu, Landoze bonesire tutayarivai, Jesu nesiri no saiminifai. Muri uyu mwanya wo gusenga, Jesu nezotere verekire, dusengeye ababyeyi batwite, inda zazinzwe, inda zabahezemo, hari ababyeyi babuze uko babigenza. Hayinozere dotere vekire dosaini, rere bonefo, Jose nefore tairi boneforia, rere zotere meniforesi, rode menefote siri donesaini. Ndacagagura imigozi yose abashize inda kugira ngo zitavuka, mu izina rya Yesu Kristo. Ronde sopere votere ya saini, reka impinja ziboneke mu izina rya Yesu. Ria sepeni vodreri destai, reka izi mpinja ziboneke, zibone inzira. Hari inzira zafunzwe mu nda z'ababyeyi, hari abo baroze ibisimba mu nda,
hayiwe Uwiteka rorerevete sisi no sayini rondezeme ni fondestayini rikuwa rairevete siri no sayini rivaya robene fote siri story verekire rendezone siri bone fayanire genda ubahare mu izina rya Yesu Kristo kuko duhaye ubutware magaze mu butware rozene sore bayifai mu butware mpabwa n'Imana ishobora byose nezine sore tutayezi nivo utesiri donesai mbahoje izinda zazinzwe mu izina rya Yesu Kristo rendeze tuterevere kiyadai lotenezo terevere kiyadome jezomeni foredreri yasayini reka ababyeyi bakikire reka ababyeyi baheke redoneziri nobe ni votrayizini kuwa lenezenezo terevere kiredonai jezonesire doniyanse sengera abakobwa bazingiwe iwabo bya bintu bita ngo nuguhera kwishiga hayiwe Uwiteka hari abakobwa benshi bamaze iminsi bapfusha ubukwe byagera kuri finali bakababenga ku munota wa nyuma hayiwe Uwiteka iki cyangiro n'ikibengero ndakivumye mu izina rya Yesu Kristo ropere vote siri donesiri leterevo desiri no sayini lote monteire verekiadai nesiri konteire vekiazai minianse kire dotaini moisire voderi ya Syria mu gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo abakobwa bazinzwe ndababohoza mu izina rya Yesu Kristo ndacagaguriye imigozi yose bababohesheje aba bakoresheje indodo z'imyenda y'imbere aba bakoresheje imyenda bambara aba bakoresheje imisatsi yabo hayiwari ya sisi donaini aba bakoresheje inzara hayinose bini foredrere yasibene foredrere aba bakoresheje ayitusiri veredai itaka ryaho bakandagiye ibyo bataye mu nzuzi mu migezi ibyo byose ni ya sayiri mbiteshereje y'agaciro magaze mu kwizera ndatesha agaciro izi mbaraga zose z'umwijima izi mbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo renosiri domeni foredreri ya sayini ronde bore siri donayiri veke letuta la veniso beni foredrai jesone siri kontaire venesayani hayiwiri dere someni fodrai Uwiteka Mana Nyiringabo hari abantu babuze akazi hayiwe ubushomeri bubamereye nabi ariko ndakwinginze tanga akazi ku bantu b'abashomeri tanga akazi ku basore tanga akazi ku bakobwa tanga akazi ku bagabo n'abagore tanga akazi ingo zacu zibemo ibyo kurya mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka ni wowe Mana letesiri no penifire kiyadai lende sotaire vere kire dostaini letiterezire kontaire veni le bonefore de siri donai senge abanyeshuri babuze minervari nubahe minervari bige cy'igihugu kibamo abanyabwenge mu izina rya Yesu Kristo isi yose harimo abantu bakeneye ubufasha bwawe Eliase pontaire vekire hari abari hanze y'igihugu leta isiri domaini babuze ibyambo babuze ibibafasha bafite amafaranga ariko babuze amahoro bafite amafaranga ariko babuze umutekano bafite amafaranga ariko uburwayi bwarabaye ayizini dairevere kiyadai akahebwe mu ngo zabo hayiwe Uwiteka ndagusabye kugira ngo ubohore abantu ibyababoshye ibyo ari byo byose Mana hari abantu bafite ibintu bacuruza mari zabo zafatiwe Uwiteka ku mipaka abo ndababohoreza ibyabo hari abantu bafite imodoka zabo bakeneye ubwishingizi nubwo bafite ubwishingizi mu bantu ariko bakeneye n'ubwishingizi ku Mana abo bantu ndababohoreza ibyabo mu izina rya Yesu Kristo hayidone siri donaire vekiadai hayitiste bine
benshi, hari abantu benshi bagukeneye, hari abantu benshi bagukeneye. Ayiwe Uwiteka, hari abantu benshi bagukeneye, hari abakeneye ibyo kurya, hari abakeneye ibyo kunywa, hari abakeneye ibibatunga rwose, hari abakeneye imyambaro, hari abakeneye ibintu byo kubafasha. Ndagusabye Uwiteka kugira ngo ubabere ibyiringiro kandi baguhanzeho amaso, baragushaka kugira ngo bagirire neza iruta umuntu wese yakibwiriza kubagirira. Ngaho komeza ube mu ruhande rwa buri wese, komeza ube mu ruhande rw'umuntu wese ugukeneye, kandi n'ibyo ntagusabye nizeye ko unyumva, nizeye ko Uwiteka hari byinshi ugiye gukora, abantu bakabohoka bakabona uko bagukorera. Hari ababuze amafaranga, reka uyabahe babone nuko bagukorera. Hari abakozi bawe bazabiranijwe n'ubukene, abo ngabo ndakwinginze baha amafaranga babone uko bagukorera, ntawe ubarebamo osirideya, ntawe ubarebamo inzara ngo uvuze wese ngo bamurebemo inzara, uvuze wese atangira murebemo ko ari gusaba. Oya, ayizotire vetayini, cinzira kuko nzi neza ko hari igihe umuntu agera mu kigeragezo wasuza umuntu akagira ngo uramusaba. Ibyo bintu ndabyanze, izo soni ndazanze, iryo pfunwe ndaryanze mu bakozi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Isi yose ikeneye kubohoka kandi umuntu wese akabona uko agukorera. Ngaho umuntu wese, baba bakuzi n'abatakuzi, kuko utangwa n'umunyabyaha. Umunyabyaha ntabwo umwanga, ariko icyo wanga ni icyaha. Ndakwinginze umuntu wese umwumve kugira ngo ostibini andostereverekia uca inzira. Uwiteka Imana utembeshe imigezi mu kidaturwa, ahababereye nk'ubutayu ubatembesherezemo amazi kugira ngo babashe kunywa bashira inyota. Ikuzo n'icyubahiro bibi byawe nanone ni mu isi no mu ijuru byose, kuko ntawe muzabisangira. Hayidonserekire donayi nesiri kontayireveke. Twizeye ko twumvise, twizeye ko wumva gusenga kw'abaguhungiyeho. Ngaho gutaka kwacu ni kukugereho, ufungurira amatwi yawe kutwumva kandi ijisho ryawe ntirigahugwe. Bisabye Imana nizeye Yesu Kristo. Amen. Amen.